ejo bundi ku itariki 25 z'ukwa 12 2025 abantu baraba bishimiye umunsi mukuru uzwi nka Noheli Christmas, itariki Yesu yavutseho. Ariko igitangaje, abantu bundi bakabe kuba bishimira uriya munsi basenga bishimira ko ari wo munsi Yesu yavutseho, ariko abenshi nta nubwo bajya gusenga, ahubwo banywa amayoga menshi bagasambana iwana nyine bagakora ibintu bibi tu. Abantu bazasenga ariko kubera insengero nyinshi zifunze birumvikana amaturo aziyongera. Ikindi gitangaje nuko umunsi mukuru wa Noheli, itariki izwi ko Yesu ari wo munsi yavutseho, wabayeho mbere yuko Yesu abaho. N'izi nkuru za Yesu zigaragara ko ari ibintu bakopiye, ari ibintu bakuye ahandi hanyuma bakabyitirira Yesu. Kugira ngo ubyumve neza biragusaba kumenya umucunguzi witwa Horus, umucunguzi w'abanyamisiri Horus. Biragusaba kubanza ukamenya amateka y'umucunguzi w'abanyamisiri bita Horus. Haciyeho imyaka 5000 abayeho, yabayeho mbere y'imyaka 3000 mbere yuko Yesu abaho. Nukuvuga iyo nkuru ya Yesu bayikopiye imaze imyaka 3000 ibayeho, hanyuma bayihereza Yesu. Horus yabyawe n'isugi yitwa Isis. Horus avuka yaramijwe n'abami batatu bari bayobowe n'inyenyeri y'Iburasirazuba. Horus agize imyaka 12 yatangiye kwigisha. Nyuma y'imyaka 30, ku myaka 30 Horus yabatijwe n'uwitwa Anna. Horus nawe yagize intumwa 12. Horus yagambaniwe n'uwitwa Typhon, arabambwa arapfa, azuka nyuma y'iminsi 3 hanyuma ajya mu ijuru. Ibyo bintu byabayeho mbere y'imyaka 3000 mbere y'uko Yesu Kristo abaho. Ndetse nago iyi nkuru ya Yesu bayihayereje Yesu bayikuye kuri Horus, kuko hari n'izindi ntumwa zagiye ziza nyuma ya Horus mbere yuko Yesu abaho, harimo nk'iyitwa Tamizis. Iyo mu Tamizis ni umucunguzi wo muri Silimezeh. Atis ni y'Abagiriki. Umucunguzi wabayeho nka Yesu neza Krishna y'Abahinde. Hari n'undi mucunguzi witwa Dionysus wo mu Bugiriki. Mitra muri Paris. Buddha wo muri Aziya. Buddha nawe rwose yabayeho neza nk'uko Yesu yabayeho, kandi yabayeho mbere ya Yesu Kristo, ariko no muri Aziya. No mu Rwanda turamufite witwa Kibogo Umutabazi, wabayeho mbere ya Yesu Kristo. Hanyuma muri Israel haza Yesu Kristo. Muhammad nawe aza nyuma ya Yesu mu Barabu. Urumva rero izo ntumwa zose nizo nabashije kubona, hari n'izindi nyinshi cyane nazo zagiye zibyarwa n'amasugi. Zikigisha zifite imyaka 12, zikabatizwa ku myaka 30, zikabambwa, zigapfa, zikazuka nyuma y'iminsi 3, hanyuma zigasiga intumwa 12 zigisha ibyazo. Tubonye ko abacunguzi ari benshi cyane babayeho mbere ya Yesu Kristo. Abacunguzi ni benshi cyane rwose, ariko abantu bizera Yesu Kristo gusa kubera ko ari we wenyine babazi. Ni nkuko nyine umuntu yafata nk'amateka ya Rwigema Gisa Fred akayiyitirira kubera ko wenda utamuzi, ukagifata uwo muntu ko ari we Fred Gisa ariko mu by'ukuri atari we. Ariko buri abantu batuzaniye inkuru za Yesu bari bazi ko nyine tutazigera tubona ibijyanye na zira ntumwa za ba Horus. Imana rero izwi yitwa Yahweh, Imana y'Isiraheli, God. Ariko mbere yuko Yahweh imenyekana, mbere yayo habayeho Imana yitwa Apollo, Hester, Hades.
Aphrodite, Hephaestus, Artemis, Dionysus. Yave yaje nyuma, indi ya Israel yaje nyuma rwose. Mbere yayo hari hazwi zino mana nabasomeye haruguru. No kuvuga ibi bintu muzi mwe mushaka kuba muzi ngo ni ibyaba ari abantu mubona ba Abrahamu ba Yave, ariko ari inkuru nyine zabayeho kera cyane mu Bugiriki bakopiye bakazizana. Nje ndetse cyadabopi YouTube channel itoka Stanitane.